barambwe ngo gakwisa arayifite ndamushaka ndamubura urukumva none mpereza ngiye kugushakira igishoro udi ukaranga ubunyobwa rw'ubuzunguza muri shyekera. Ase papa nazo ukuntu nkunda ubunyobwa ubu nabucuruza nkazunguka. Ngwino hano kwibonera. Noneho mubonane urampihene yanjye reba iriya noti itukura ya 5 naguhaye nagurishije ibishyimbo byanjye nahinganye na bihehe. Nsanze mu murima wambaye neza byagenze gute? Tangiye kwambara neza n'abashyitsi bataraza. None se kumbwiye ngo nambaye neza uyubuye ko abashyitsi nyine bari buze giye gushaka cyo kubakira. Arabanywa agafanta, arabashobora kuba banywa agapfundikiye, ntago bagiye iyo miceri yawe gusa cyangwa ibyo byose bateguye batabonye n'icyo kunywa. Nikojeje ku gasantere gushaka ikintu cyo kunywa. Urumva ko ibintu biri bugende neza cyane. Gaho genda ubanguke dore Fiona ko mpamagaye akambwira ko bagiye kuza utaza kunsebya rwose. Saba ndagiye ubwo ndabanguka. Ariko mama Fiona ndibutse. Uzi ko mfite inama ya koperative ngomba kujyamo kandi uzi ko ari nge muyobozi wabo. Ngiye kugenda mbigure mbihe umunyonzi. Abo bashyitsi bakire neza turi buvugane kuri telefone uko byagenze kandi nayo ndakuzi ko uri inyangamugayo. Papa Fi ngo ndebera za gahunda zawe nk'ubu koko ntago ugiye kunkoza isoni imbere y'umukwe. Umva mugabo mwiza rwose Papa Fiona si ukugusuzugura ariko dore umukwe agiye kuducishamo ijisho pe. Nibyo ngira gahunda nyinshi ariko gahunda zose zigomba kubahirizwa. Urabizi ko koperative yantoye ingiriye icyizere intoranyije mu bayobozi benshi. Nanjye birantunguye kuko urabizi ntago naye maze iminsi mbitegura. Icyaba cyiza rero reka nubahirize gahunda za koperative ndakwizeye nk'umugore w'inyangamugayo ubakire kandi nzi ko ntacyo bari bubure iwanjye. Ubasobanurire nabo ni abantu bari bubyumve kandi rwose ntago ndi bukugaye. Papa! Papari we! Papari! Oh ni waneza. Ariko mana yanjye. Ye baba we. Bose bapari heko. Saa sita. Ubundi yerwe inyuma y'urugi. Ntago nariye. Akonde nyine.
papa uriye asibe ni ibiki koko nzanirirwa mu kazi nze nje kurya nsange papa nawe uhari bahageze bose barareba niko papa wawe ari hehe papa wanjye se wanamwikoreye papa wawe ari hehe ihene yanjye nayibuze uri kumva wa mwana we genda unzanire ihene buriya ni wowe yayihaye barambwiye ngo gakwisi arayifite ndamushaka ndamubura uri kumva none mpereza ihene yanjye wa mwana we ni wowe yayihaye ngakwagize umva haguruka ujye kumera tugenda hano munsi y'urugo ndebe yuko ariho wayiziritse utaza n'imikino wa mwana we ihene yanjye nawe yiruhiye n'amafaranga ya mitiweli ndayamuhaye arayajyanye murabe ihene yanjye ahubwo nawe ndumva uhebeba nk'ihene wowe bagutwara ihene nawe ndeba uri ihene yigendera niba wari ufite ebyiri ubwo usiganye imwe wowe hene ubundi kwameruka ngo ni kwa mutekano nkaba navugaga ngo tugiye kumutora abari ubu mukuru w'umudugudu wa Shyeshyero none nkaba nduzi yaragutoje umuco mubi ubwo uzamera nka mutekano bigende gute amafaranga arayariye arayaguhahishirije murabe ihene yanjye ampaye nkare yurahanga murabe ihene yanjye murabe ihene yanjye papa wawe mushaka wino hano kibona noneho mubonane urampe ihene yanjye reba iriya noti itukura ya 5 naguhaye nagurishije ibishyimbo byanjye nahinganye na bihehe urampe ihene yanjye muteka urampe ihene yanjye ndakubwiye ngo urampe ihene yanjye wandeba n'agasuzuguro n'ubwanwa bubi urampe ihene yanjye hano haruguru hose nahazengurutse n'umuhungu wawe urampe ihene yanjye ndakujyana kwa mudugudu ihene yanjye muteka urampe ihene yanjye warangije kuvuga urampe ihene yanjye nakomeza kuvuga nzanira igitisha none ubu ngubu ngiye kwikokinga noneho ihene yanjye nutayima muteka turaba babiri nanjye ubu ngubu noneho amafaranga nayaruhiye naguhaye inote ya 5 urayirya urayirangiza n'ihene yanjye wayiriye urayirangiza kandi uri umwe umuhungu wanjye wawe yambwiye yuko ntawe uyo wamuhayeho ceceka ntabwo ushaka ihene fasha gutya papa fasha noneho mubana nabonye ari intare y'ingore muzane mwese umva yikokinze nawe ngwira ariko arashaka ihene reka ndashaka ihene yanjye ndashaka ihene yanjye mutekano ndashaka ihene yanjye mwara tuzengereje yewe ndashaka ihene yanjye ihene yawe nayiziritse pfiri mitiweli narayigushakiye urampaza iki twambwiye ko izaza ku ikoranabuhanga nigeze mbona ibyuma babazungu wambwiye bari hehe ndaguha fagitire ariko mvira ihene yawe nayitwaye kugira ngo ngushakire mitiweli niwongera no kunkora ndakuzitura ntabwo ngusiga ariko suri wakubise uransiga unjyana ntabwo oya ndi mutekano ntabwo nakubita umutura ariko wacana we wowe reka nkubwire ako genda gukubita niwongera no kunkora nkamumope nkwere ubu ngubu umugabo wawe arabizi kuba wisaza gutya ubundi umugabo wanjye umushaka kwiki ihene yacu wayikuye hariya naguhaye uburere bwiza ujye wubaha abaturage ariko papa rero ukuntu yangize imibyimba umubiri wose bagenda ukingure hari ibindi byihorere ubundi iki cyana cyawe nticyumve ubundi muteka reka mubwire madamu ugira n'ikinyabupfura bihehe yaranagowe wayishyize he nayiziritse piri noneho ikinyabupfura ubungubu ugiye kukigira none wabonye ko nazanye igiti nta soni kuntera iwanjye nuko ndi umuyobozi ubundi mbagukubita tugende nkwereke ihene yawe none mutekano ni ukuvuga ko ihene yanjye se utayima kuba uri mutekano wambwiye ngo sinakigize ikinyabupfura ihene bere na bihehe haraye reba mutekano ya hene yawe muteka amafaranga yacu ya mituweli reka nkubwire mutekano amafaranga yacu ntabwo ari wowe bavuze yuko kuva ahantu wayijyanye mu gakwi nigeze ngoragiye mu mbabare igihe tugabo twanyura agomba n'ukiri gakwi garuka muteka reba babwiye ko ari gakwisi wayijyanye icyakubwira ahantu ankuru ceceka bihe none ubu ngubu ndi mutekano ngiye kubazika reka mwibarize gakwi ngiye gukubita
umugore wa ahubwo bihehe ndagira mwibarize hari ihene yanjye yaba yatarukiye mu wese ugira ihene kuva ryari nuko ye amuteka noneho rero umugabo wanjye araje waraje be yagukubise umugabo wanjye araje genda ushaka ihene sibyo nakubwiraga ko nta kinyabupfura mugira bihe amuteka bihe mba nkubwire urambwira iki amafaranga yacu ihene umva se nkubwire ihene iki amafaranga yacu iri he bite fagitire yinyereka nyine ko niyo mwishyuye nshaka yinyereka ese ubundi iyo hene mwabuze niye reka nkubwire iriya hene yo iragukoza hasi umutekano nkubwire twarakwizeye turagutora ariko iriya hene ceceka nze mbazanire fagitire ihene iyo niyo nshaka ihene none se iziritse kuva ryari basigaye ihene iziritse kwa mudugudu imwe yanjye se wese ugira ihene cyane iwe wayibye kiriwe kinyikansa imisozi yose wasanga yayibye bihe kuko jewe nayiziritse mama uyimura n'umugore wawe yaba yayibye yaba atayibye ibyo ngibyo ntago mbikeneye nkeneye niwe wayijyanye muteka niwe wayijyanye ariwe twayihaye ibyo ngibyo uri kutubwira ni ihene muteka ihene yacu haji gakwi katibye izawe gakwi nubwo uri umujura ariko waravuze ngo uzamfungisha nzagufungisha ariko uzabanza ufungisha kiriya cyana cyawe reka mbihorere njye kwitegura nigire mu kirori ihene yacu icyo nakubwira nuko utuzanira iyo fagitire twigere kwirira uwo muceri raturika naho ubundi ibindi uzabiza ako ubundi bihe ubundi si wowe biteye kugira ngo agende ataduhaye ihene yacu amada nawe ko numvise ukabya urusaku rurerure ko naturutse hari hakurya numva urusaku rwawe bimeze rite bihe nagurishije ibishyimbo ntiwabibonye ko nakuye inoti itukura mu rugo nabibonye ndayizana nyihereza mutekano maze kuyihereza mutekano arambwira ngo agiye kuyiha abazungu banzanire mituweli urumva mutekano ze kuva ryaraziranye n'abazungu ariko none ntabwo ubwo ntiyagutekeye umutwe nyine niyo mpamvu wakagombye kureka tukagakubita ubundi rero kurwana ntabwo ari ngombwa wumva ikibazo cye ubundi nyuma ukagenda ugikemura bihe by'umugore ubwo nawe mubiziranye tujye kugenda mu gikoreka iboro ndi kukubwira agakwiye ubundi igihe wahereye unyirukansa imisozi yose banza umugore wagende sinashaka inonganya sangiye amada bwira umugore wagende gira ugende ukuremo ibyo bigutiya urumva dore kwa Sekideni hagiye kuza abashyitsi ibyo bigutiya simbishaka numvise ngo abanyamujyi bagiye kumanuka ibyo bigutiya simbishaka bihehe rero dore urabona ko nanjye agakote nagahanaguye waranshatse uranzi njyewe ntabwo memetereza unshaka nambaye ibi ngibi urumva uretse ibi byondo byangiyeho ndibuvuguti wowe ariko se umva nkwibarize ubundi urabona ngo yambare ingutiya arayikura nyine umeze nka nyirahabanya wirirwa wambaye ibigutiya bigera ku ntuza noneho wazanye gakwisi ngo asuzugure n'ihene yanjye asuzugure gakwisi bambwiye ko ariwe wajyanye ihene yanjye uyu ni umugore wanjye urumva ndi umugore wawe rata niyo mpamvu nawe agakwiye kusuzugura ibyo naba nambaye byose afite igitenge namugure ejo bundi atanyanze nuko yarashatse mbarata mugore mwiza n'ibyo bibodaboda ukuremo ibyo bigutiya harya urambwiye ngo hari ikirori hari ikirori hari ikirori noneho turajyana akagacuma ka badusukiremo ndagiye turajyana tubiri akawe n'akandi badusukiremo reka nkubwire rero gakwisi ubundi boro wambwiye ni iyi wanyirukankanyije imihanda yose imisozi yose ngo mugiye kujyana ngo ducuma ngo mugiye kutujyana kwa Sekideni ibyo se birakureba Sekideni dore turukubita nyanga yambuka iyo mucyamo nimba agiye genda unyereke iyo boro naho ubundi ibindi ubyihorere ariko se reka mubazima reka tuvuge muri dusubire ubundi muri bazima we n'umugore wawe ese ibyo birakureba subiza ibyo mubajije utari bazima se ubu urugo rwanjye niwe urutunze ubu uramwemerera ajyane biriya bigutiye mu bukwe bw'abandi nimba ari ubukwe nimba ari ikirori ngo baraza kwerekana ngo abashyitsi ngo bavuye i Kigali kari umugore wanjye se n'uwawe ubu uragenda n'ibyo bigofero ni boro yanjye uyihora dore n'ubone nayibuze iyi ngofero uzi agaciro ifite uzi iri kote agaciro rifite ariko reka mbaze nkubaze kandi unsubize ubundi uriya mugore wawe wamuteruye iri kote uzi ko rikozwe mu ruhu rw'umuserebanya umuserebanya ni umuserebanya koko nawe uri umuserebanya muri umuserebanya we n'umugore wawe ahubwo mbamubwire
nimba ihene yanjye ubone se usibye ubujura ugira n'ubutekamutwe ubu ngubu boro wiriwe wahereye mu gitondo umbwira ngo boro iri he? Nanjye no kubaza mudugudu nimba ari mudugudu nimba ari mutekano kakabwa kaho ngako bwanwa yambwa yari impfungishije mu nama icyakora umva rero bihehe mubwire urabizi buriya muri iki kintu niyo umuntu mbasha kwisanzuraho ndabizi ejo ndi kumwe na wa mukobwa wa Nyiramabengeza hara hepfo Mabengeza cyaki saza kiterwa n'umuhungu wawe ndakibona cyepfyo ngiyo ngo mu mucyamo tangije turi kuzamuka aragahene nene naraguze ibihumbi byo aya ase wabikuye hehe gakwisi ko nkuzi ndakumva ubwo ndangije iyo hene ndangije ubwo ndayizituye ariko yari yanjye aribwo nahise nza kukureba urabibonye byagenze ejo niwe unyishaka nawe nayisize nayibuze ariko buri agatema kari ko nkomaho muco amaho kwa Sekigende ni Sekidene ntago ari Sekigende kubera ko hashobora kuba habaye ubukwe bagiye kwakira wa mukobwa wabo witwaga nimbarinde ntembari Suzana nimbari kagakobwa kamwe kari kasa nabi kakandi ko karakize ngo kagiye gushaka umugabo i Kigali reka da ngo karakize da ngo kabaye agakire wabona yarabyibushye uranago yabyibuye nawe kwanuza wabyibuye kavuye n'ahakangana n'umusigati kaza n'umusigati inzira yabaga ose bataragibugane n'uyize reka ngo setse rero yavuye inaha afite nka DNA z'umusigati si twari turi kuragira hara hepfo ngo kajyanywe ngo nukuya ngo bari bagiye umuyaga warahushyura huha ngiye kubona uragatubuye reka turase ku ntego ndabona tugunye muri ibi ngibi nago ihene yanjye byaza kwanye nyine we nyibwirira iyo boro no kuvuga ngo rero ibyo ari byose iri yahene karagakoze ko kwanuza kanukarishye gashobora kuba kajyanye kuyibaga umbabarire tuze kujyayo numvishe ngo abare n'umuceri bare n'umuceri nuno ngiye ndaza nje kuvuma nibwo ajya kureba uruhu ninsanga kuko batitse niho babaye twaye se burya boro wambwiraga ni ihene nyine ariko ntago ari ihene yawe nyine ni ihene yanjye ntago ari mwe umutekano ari kuvuga ni ihene y'agakwisi nese byose si ihene y'agakwisi ubwo rero kankwereka byihuse cyane ngiye kujya kumesa kino gikoti duhurireyo wowe genda urimese ubundi si sabone urayikura he gira vuba wowe ntacyo ubwo turahurira aho ngaho uzuzanye amafaranga yanjye icyangombwa nuko mbona iyo boro naho ubundi icy'amafaranga wabwira umugore we kari ihene ndabizi ugira amagambo nawe karakagore kemumvika numubwire kari ihene akira genda ngaho genda umubwire kari ihene ntabyo mubwira ariko unzeho amagambo menshi sawa amaza nirebere mutekano Nyashya uriya babamamagara yaragiye Nyashya nuko ndeba wivugisha mwana none se ubwo haramana n'ishonje none se niba ushonje nanjye bamvuye no kumvise nasanga imirwano yabaye imirwano akazi se wakabona akazi se nkabona urabona ikara yuko nejya itari kwimeze nahize ku gasimada ese iki ngiki nicyo ukoresha akazi aho ngaho nshyiramo isima nkajya nkahereza umufungo oya nakuboneye igisubizo ngiye kugushakira igishoro ujye ukaranga ubunyobwa bw'ubuzunguza muri Shyekera ese papa nazi ukuntu nkunda ubunyobwa ubu nabucuruza nkazunguka noneho ni mu nyumvire harya ubundi iso nakwanga kwita nabi ninjye wakwishe nkwita Nyashya nzaguhindurira izina wowe mama nawe yaradutaye kubera amase mama wawe ko yabaye intuza nuko nawe yirirwa atega muri za Shyekera ese ubana shonje ngiye kuguha amafaranga ujye guhaha
gira gake gake. Kamagaju nazo. ngiye mu kirori nta nubwo ninjira mu nzu ngo nanitegura. Ahubwo se papa uzize by'ikirori ahubwo ase yakwivumbira n'ubundi ko ndi umuvumyi karabutaka. Oya mwana izi birozi byanyu hanga